izasohozwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni zishishwe guteza abantu indwara, guteza abantu ibibazo, guteza abantu ibyago mu mpera z'umwaka. Nta mugambi n'umwe wacuzwe muri izi mpera z'umwaka, nta mitego n'imwe yacuzwe muri izi mpera z'umwaka izaguteza ibyago, izakuzanira ibibazo, izakuzanira imivugo. Uzasoreza iminsi mikuru mu bibazo bikomeye, mu byago bikomeye, mu ntambara zikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ko iyo migambi itazahama. Turakura izo nzitizi, turakuraho imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Akira deliverance, akira kubohoka, akira uburinzi bw'Imana. Ntabwo tuzapfa tuzarama mu izina rya Yesu Kristo. Dukuyeho ibitambo, dukuyeho impfu mu mihanda, dukuyeho impanuka, dukuye gukenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Bene data bakoze Imana iduhana umugisha mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimye Imana ko itwemereye kuduha umwanya w'agaciro gakomeye, umwanya wo gusenga Imana. Burya wari umwanya udasanzwe, wari umwanya w'agaciro gakomeye muri iyi ntambara y'umwuka. Haleluya. Imana ishimwe rero ko iduhaye umwanya wo gusenga, kuganira ku magambo y'Imana ndetse no ku imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Nta wabuze ibisitaza abantu kuza ngo ari kubizana azabona ishyano. Haleluya. Yesu yatsinze Satani n'abadayimoni ku musaraba, yaramutsinze burundu, amwivuga hejuru. Abakolosayi 2:15 amwivuga hejuru, aramutsinda, aramunesha, amwambura ubutware bwose. Ni umurwanyi, ararwana, aratera n'ingabo, ariko Satani ntagifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Imana niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Umuntu uri muri Kristo Yesu, imigozi ya Satani nta bubasha igifite kuko yagufata ngo ikumane, kuko twahawe ububasha. Luka 18:19 bwo gukandagira inzoka, sikoropi, imbaraga z'umwanzi zose. Dufite ububasha muri twe, dufite ubutware, dukomora mu rukundo rwa Yesu, dukomora mu busabane tugirana n'Imana iyo dusenga Imana. Masengesho nk'aya ngaya y'iminsi 3 ndagutumiye kugira ngo haleluya wiyumvemo ikaze, wiyumvemo imbaraga, wiyumvemo ubushobozi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tugiye gusenga Imana tuyishima ko twemereye kongera kugaragara imbere yayo. Uwiteka Mana ishobora ibintu byose, Uwera wa Isiraheli, ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abantu benshi online. Turi kumwe aka kanya, turi imbere yawe mu isengesho rya nijoro, rya nimugoroba. Ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka ni kibe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru, kibe mu isi nk'uko kiba mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amagambo yawe ugiye kutuganiriza atubere ibyo kurya bihaza ubugingo ndetse n'umubiri, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Utubarire icyitwa icyaha cyose n'igicumuro cyose n'ibyo ababyeyi bacu bakoze, imivumo yabo nitugireho ingaruka, nitugireho ububasha. Utweze dutunganye ku bwa Kristo umwami wacu, utwuhagize imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe n'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Turi imbere yawe Mwami, utugenze uko ushaka, duteze ibiganza, urebe igikwiriye ibiganza. Buri muntu wese turi gusengana hirya no hino ku isi, twemerere twambika imbaraga zo gukomeza kuba imbere yawe mu isengesho mu izina rikomeye y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Muri izi mpera z'umwaka utwiyereke, uvaneho imigambi ya Satani ku buzima bwacu, imitego yose yatezwe muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ko nta bubasha ifite ku buzima bwanjye, ku buzima bw'uyu mubyeyi, uyu mugabo n'uyu mama n'uyu mukobwa n'uyu musore turi gusengana n'abana batoya. Ndavuga ko imitego yatezwe muri izi mpera z'umwaka n'abakozi ba Satani nta kizafata, itazigera ihama. Ingamba nshya bashyizeho mu mwaka ugiye kuza turaziburizamo mu izina rya Yesu Kristo. Ku gihugu, ku itorero, mu miryango yacu turaburizamo ingamba nshya z'abasatanike ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tubere urukuta rurerure Mwami rudukingira. Zaburi 118:17 ntituzapfa tuzarama, tutekereza abantu imirimo ibitangaza bakoze
watinze Satani kumugaragaraho umushyira ku karubanda, mwereka ko nta mbaraga gifite nta bubasha gifite. Arimo ararwana kuko afite igihe, azi ko afite igihe gitoya, ariko dufite insinzi muri wowe. Haleluya. Turasaba kugira ngo muri izi mpera z'umwaka n'umwaka ugiye kuza ureme ikintu gishya ku buzima bwacu, ucyature, cyaduke, tukibone, kigaragare mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti. Tuburane kandi uduhishe mu izina rya Yesu. Mwuka wera tugwaye karibu, ngwino ubane natwe. Hari abantu bafite agahinda mu mutima, hari abantu bafite imitima irimo irasimbuka, hari abantu bafite ubwoba bw'ubuzima, hari abantu barwaye, hari abantu bafite ubwoba bw'ibyo babwiwe n'abantu cyangwa bumvishe. Aka kanya Mwuka wera w'Imana turakwinye kugira ngo uruke gukora imirimo ikomeye, tubona amashimwe akomeye avuye muri aya masengesho, tubona umusaruro kuko Esiteri na Moridekayi babonye umusaruro, Abisirayeli babonye umusaruro, Daniyeli yabonye umusaruro, na Yesu Kristo yabonye umusaruro. Abantu bose bakoze amasengesho babonye umusaruro, natwe tubona umusaruro uvuye muri aya masengesho. Cyo duheje n'imigambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo. Turarebye imigambi ya Satani, ibyatuma tudasenga dufite imbaraga, ducika intege, ibyo turabyamaganye, turabyihakanye mu izina rya Yesu Kristo. Dutsindishirize Mwana kuko watsinze Satani n'abadayimoni. Tuneshereze buri kintu cyose kitwataka mu mwuka no mu buzima busanzwe, utubere ingabo idukingira. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ninde watubuza guhimbaza Imana? Imirimo yako ziratangaje. Yemeye gutanga umwana we Yesu, gatubera igitambo gikwiriye. Ubwo atagipfuye nanjye singipfuye. Yatsinze urugamba nanjye nzatsinda. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Satani yaratsinzwe. Abakolosayi 2:15, 14, 15 ihanagura inzandiko zaturegaga, izikuza yo kuzibamba ku musaraba mu izina rya Yesu. Irangije kunyaga Yesu kuzanje kunyaga abatware n'imbaraga z'umwijima bafite ubushobozi, abihemura hejuru, abihenuraho, abereka ko nta bubasha nta n'ubushobozi bagifite. Haleluya. Satani yanze umuntu kuva kiremwa, ahinduka umwanzi w'Imana ndetse n'abantu. Nyamara yari ikiremwa cyiza, inyenyeri yo mu ruturuturu, izuba ryo mu museso, inyenyeri mu gitondo, yambika ubwiza n'icyubahiro cyose mu ijuru. Ahinduka umumarayika ukomeye, ahabwa kuyobora benshi, ariko ahinduka umuntu ucirwaho iteka, ahinduka ikigomeke. Yanga umuntu kuva kiremwa kuko yari azi ko ari uzategeka isi, azaba Imana yo mu isi. Hanyuma umuntu yifuza ko yaremwa yanabaho. Uzasome 28 Ezekiyeli, uzabona izo nkuru, uzatangara Satani uwo ari we, uzabubona muri Ezekiyeli 28. Uzasome kiriya gice, yumvaga ngo azaba umuntu ukomeye, abihenura umutima we awugeranya n'uw'Imana. 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru barigomeka hamwe nawe, bahagurukira kurwana. Ngo Mikayire bashinzwe intambara bahaguruka kurwana nawe, Ibyasho 12:12. Ariko intambara y'umwuka ajya gute? Arayitsindwa. Uyu munsi arimo ararwana rero. Usome Ibyasho 12:12 ngo arimo ararwana nguko ngo azi ko afite igihe gitoya. Na Satani nawe arabizi ko afite igihe gitoya. Niyo mpamvu arimo ararwana, niyo mpamvu arimo arakurwanya, araguteza abantu. Erega buriya wa muntu wishyizemo ngo arakwanga, ngo arakurwanya, ora nta kibazo afite. Ikibazo gifite ni Satani. Satani yarwanyije abantu kuva kera. Imana irimbura Sodoma na Gomora, ngo abantu bakomeza kuba babi cyane. Uriya mujyi wa Sodoma na Gomora, uriya mujyi sodomization, ubutinganyi, warimbuwe kubera iki? Kubera ibyaha. Ninde wari wishe inyuma ya biriya bintu? Ntugire ngo hari uwundi, ni Satani. Ni Satani.
ahindura umujyi wa Sodoma na Gomora icukiro, abantu baba babi cyane, abantu bega bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Imana ifata icyemezo cyo kurimbura uriya mujyi. Ndagira ngo ubwire, mu ntambara Satani arwana yanga Imana cyangwa asa nk'uhanganye n'Imana, nubwo utahangana n'umuntu kurusha imbaraga, ariko tugiye mu isezerano rya kera tubona ahantu henshi Satani yagiye arwana koko uburyo yashatse ko umuntu arimbuka atabaho, tukabona imigambi ye myinshi kugenda isa nk'isatira, isa nk'isohora. Na n'uyu munsi kandi hari abantu, haleluya, bagwanywa na Satani, ndetse n'imigambi ya Satani igasohora kuri abo bantu. Byagiye bigaragara mu isezerano rya kera. Mu nkuru za Nowa, Imana imubwira ngo yubake inkuge, ayubaka imyaka irenga 100. Imana ikarimbura abantu bari mu isi yose, isi yose. Uriya ni umugambi ukomeye wa Satani, wari urimo uragenda wegerezwa kandi ugerwaho, kugira ngo Imana ifate icyemezo cyo kurimbura abantu bose, isi yose. Ibyo tubisonye mu nyandiko ntabwo tubyumva, ntabwo tubikora ngo tubyumve, ntabwo tubyegereza umutima. Tujye tubyegereza umutima tubyumve. Imana gufata umwanzuro wo kurimbura isi yose. Wenda tuvuge reba nk'uyu munsi, Imana ikareba igihugu cya Amerika uburyo tugitaka. Imana ikavuga ati ngiye kurimbura igihugu cya Amerika cyose kubera ibyaha. Uyu munsi kuri generation yacu twabyumva gute? Mu nsengere Imana ime visa ya Amerika, mu nsengere benshi barashaka kujyayo, babuze na visa, bafite imyaka 5 bapurayinga. Ariko rero uyu munsi bana ngo ngiye kurimbura igihugu cya Amerika, ngiye kurimbura Uburayi, ngiye kurimbura. Mu matwi yacu bya inzerereza twakumva icyo kintu kidasanzwe. Imbuga nkoranyambaga zavuga amakuru hafi nk'amezi cyangwa n'imyaka, ariko Imana yarimbuye isi yose kubera Satani. Ntiyashaka ko umuntu abaho, ntiyashaka ko umuntu aba hari umuntu ukurikiza ingeso z'Imana, ukurikiza imigendere y'Imana. Imana yaramuremye itangiro 1:26 ngo ahinduke umuntu utegeka ibiri mu isi, kandi aramye Imana, himbaza Imana, shima Imana, imuha byose, mugabiza byose, abitegeke. Noneho Satani ahindura icyo kintu, ahubwo ibyo mu isi bigira gute bitegeka umuntu. Abantu batangira kubaza ibimasa, abantu ngo batera ise w'Aburahamu nimba yitera imbere yarinde sinibuka neza, batangira gucuruza ibigirwamana, batangira abantu kuba babi cyane, ibintu nk'ibyo. Nyamara abantu barimo barasenga ibiti n'amabuye, barimo barasenga ibiti, atari wo mugambi w'iki, atari umugambi w'Imana. Mugambi Imana kugira ngo abantu bategeke ibyo biti, bategeke, haleluya, ibyo biti, bategeke ibyo bintu biri mu isi, nyamaswa. Abantu ugasanga barimo barasenga ibyo bigirwamana, ugasanga umuntu yambaye ngo uruhu rw'iki, uruhu rw'intare. Uyu munsi hari abantu bambaye uruhu rw'intare, bafite ibintu bambariraho, bafite ibintu bakoreraho, ni ibiti. Ibyo byose rero ntugire ngo hari undi muntu ubyishe inyuma, ni Satani. Niwe tugiye kurwanya muri amasengesho yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Matayo, ubutumwa bwa Matayo 26 murongo wa 41. Mwe maso musenge mutajya mu moshya. Haleluya. Matayo 26:41, musenge mwe maso mutajya mu moshya. Ibyo maze kubabwira, Satani na n'uyu munsi aracyagerageza kuyobya umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu, umuryango ndetse n'igihugu. Niko kazi kiwe. Akorera mu bintu byinshi, harimo kubeshya, kuyobya abantu, gushuka abantu. Ni se w'ibinyoma. 8:44 utabwiza bwa Yohana niba nibuka neza. Ni se w'ibinyoma. Niko Yesu yamwise. Uherekera kose nta cyiza yigeze akora. Ni se w'ibinyoma. Ni umuntu uri aho ngaho gusa ushima gushuka abantu no kubatira mu byaha no kubateranya n'Imana. Arimo ararwana, ameze nk'umuntu
urimo urarwana intambara twakwita guerrillas warfare, intambara y'udutsiko duto duto kugira ngo abashe kuyobya abantu no gukubita abantu hasi bataramenya ukuri. Mbega iwe arimo ararwana agoreka ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri ni ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga mu butumwa bwiza bwa Yohana 13:6 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Uyu munsi rero Satani arimo aragoreka uko kuri, niba ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, arimo aragoreka icyo kintu kugira ngo abantu batakira Kristo, abantu batamenye Imana iyo ari yo mu by'ukuri kwayo kuzuye, abantu batamenya Imana iyo ari yo. Haleluya. Nibamara kwizerera mu bindi bintu araba bafite niyo strategy asigaranye, kugoreka ukuri. Mbega ukuri akakwita ikinyoma, ikinyoma akacyita iki? Akacyita ukuri. Waba uzi neza ko birayanditswe ibyabaye Sodoma na Gomora uyu munsi bikaba bitarimo biravuga kandi bihari byuzuye, abitwaza gake gake byinjira mu bantu. Uyu munsi ikintu cyitwa ukuri cyamaze gusa nkaho cyambugwa imbaraga mu masosiyete agiye atandukanye. Umupasiteri nta mupasiteri ushobora kubwiriza ku gukiranuka, mu gutangira Imana, byamaze kujya gute kwambugwa mu bantu, ndetse n'ibihugu amareta agiye atandukanye no ku isi abyinjiramo. Uyu munsi nta mupasiteri ushobora gutinyuka ngo yigishe ku cyacumi, yigishe gutanga amaturo, yigishe ku bikorwa by'urukundo gufasha. Uyu munsi Satani ashaka kubikura mu bantu, ndetse yamaze no kubikura mu bantu. Kubera iki? Ubyigishije baravuga ngo umva mbese ngo buriya ngo ni inda yiwe, ngo buriya ngo uzarebe mu rusengero hakorerwa ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye: kuririmba, kuramya, kuririmba, kubatiza, gusengera abantu, ni ibintu byinshi, amatangazo n'icyo byose biba mu rusengero. Ariko uzarebe ikintu abantu bakomantaho, ibintu abantu bapostinga kuri TikTok, bapostinga ku ma YouTube, Instagram, n'ahantu umukozi w'Imana, umupasiteri runaka aravuga ku kantu kerekeranye n'iki n'amafaranga. Nta wundi muntu wishe inyuma y'ibintu ababwiye ngo ni Satani. Mbega umupasiteri ahantu araza kubwiriza abantu bakihana, gasengera abantu bakavuga ati, abantu bihanya ati ngewe rwose narishe, nari umusambanyi, ibiki n'ibiki. Ako kantu ntabwo aragapostinga, ahubwo arapostinga ahantu umukozi w'Imana ari kuvuga ku kintu cyajyanye n'iki n'amafaranga. Arapostinga ahantu umukozi w'Imana arimo arabwiriza abantu gutanga icyacumi, nangiza yandike title cyangwa se hejuru ashyiraho akantu kavuga ngo inda zanyu abatekamutwe. Kubera iki? Ninde wishe inyuma y'ibi bintu? Ni Satani urimo aragoreka ukuri kuze ku ijambo ry'Imana, narangiza agiye gute azana ibinyoma byiwe. Nyamara abapfumu barimo barajya gute? Barimo barakora amanywa nijoro. Abapfumu barashyiraho rere y'amafaranga bagusuzumira, barimo baragufata bakamera nk'aba agent ba Satani, mukorana amasezerano na Satani, urimo urajya kubera mu bwami bw'umwijima. Ibyo ntawe abipostinga, ibyo ntawe abivugaho, kuko niko Satani abishaka. Abitwa barangi bamaze abantu hano hanze, barigwa bajya bazunguza imitwe. Ibyo ntawe Satani yakutabishaka, ko abantu bamenya ko arimo kubayobya. Nta kibazo, batanga ubutunzi bwa mu barangi, mu bapfumu. Ndabona uko ninjira muri amafaranga, mbateze ubukene, mbateze imyijyane, mbateze amadeni, mbateze. Ariko ukuri kw'Imana bashobora kukuvuga. Bibiliya iravuga mu Migani 3:9, ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'imiganura y'ibyo wunguka byose, ngo nibwo ibigega byawe bizuzura, sibyo imivure igasendera imitobe. Niba nibuka neza no kuhavuga, ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe bwose n'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzura, imivure ikajya gute? Ikazamo imitobe. Ariko kuko Satani arwanya ikintu cyerekeranye n'iki n'iterambere ndetse n'umubiri, uko byagenze kwa Yobu. Buriya Yobu ni icyitegererezo cyiza cy'icyo Satani arimo gukora hano ku isi, cyangwa se akora ku isi agikoreye abantu. Buriya Yobu ni icyitegererezo, mbega n'urugero rwiza buri mukristo wese akwiye kurebera, akavuga ati ariko ubundi ni izihe ntwaro za Satani? Ni ebyiri zonyine z'ingenzi, ni strategy ebyiri Satani ateramo abantu: kubatwara ubutunzi
kabiri kubateza iki indwara. Benshi batwaye ubutunzi abateza indwara, bakarwaragurika koko, bakarwaragurika, imigongo igacika, amaguru agacika, ibintu byose bikazamba, abana nuko bakajya bamwe banapfuye nuko. Ikindi kubaborokera ubutunzi imigisha. Yobu ni urugero rwiza rwo kureberamo imikorere ya Satani hano mu isi, kuko adashaka rero ko abantu babona iyo migisha nyine abarwanya mu byo bw'ubutunzi. Aragoreka kuri kuzuze ku ijambo ry'Imana, narangiza azana ibihimbano abitura aho ngaho. Na undi muntu wishe inyuma y'ibi bintu byose rero, n'akaga kose, n'intambara zose, n'imyiryane no kurogana, ni Satani. Ntugire ngo hari undi muntu. Ntabwo rero abantu bashaka kumenya Satani uwo ari we, ni muntu ki. Abantu barashaka bababwire ngo haleluya, amen, haleluya 7, gira gutya na gutya. Ntabwo abantu bashaka kwiga ngo bamenye ngo Satani muntu ki. Ese baba baramutwangishije ntacyo atwaye. Abantu ntibashaka kumenya ngo Satani ninde, uyu mugabo ni muntu ki. Iki kiremwa ni kiremwa nyabaki kizengereje isi, cyatumye Imana ifata umwanzuro wo kurimbura abantu bose mu isi keretse umuryango umwe wa Nowa n'umuryango. Kandi ugere ngo bari abantu bakijijwe, wasanga Nowa Imana yarahisemo Nowa wenyine ari wo muntu w'Imana. Abandi bavuga ati nari kugira ngo wenda nzabashe kugira gutegeka abantu bororoke, reka ndokore Nowa n'umuryango we byibuze. Muri uyu umuryango wose mubareho gukiranuka ku bwa Nowa. Uyu munsi na n'uyu munsi biracyahari. Ntabwo nashaka kumenya ngo Satani ni muntu ki. Ubundi ninde wishe inyuma y'ibi bintu? Ninde wishe inyuma y'akakaga kose? Ninde wishe inyuma y'ubwo burwayi bwawe? Ese koko ni umurozo wabuguteje, wakuroze? Ese yakuroze yahawe itegeko nande? Ese umukristo araroga? Umukristo akwiye kuba yaroga? Niba Yesu atari wamubwiye kuroga, ninde wamubwiye ngo aroge? Ni wa mubi Satani. Biravuga ngo nuko Satani yinjira mu mutima wa Yuda agambanira Yesu. Satani ako kanya ngo yinjira mu mutima wa Yuda, yinjira mu mutima wa Yuda. Nuko nyine binjira mu mitima yande y'abantu. Satani yinjira mu mitima y'abantu akabashyiramo urwango, bakakwanga, bakakwangira ubusa. Ninde wari wishe inyuma ya kariya kavuyo kose kabaye igihe Yesu arimo kubambuka? Abantu bakamutera amabuye, urapfuye, ngaho ukize, wakije abandi ngo nawe ukize. Ni Satani niwe wavugiraga hehe mu bantu, bagakwena Yesu ku musaraba. Satani ategera Yesu ku rupfu agira ngo amurimbure, ariko urupfu ritaruhinduka intsinzi y'abizera, urupfu ritaruhinduka intsinzi yacu. Haleluya. Matayo 23:41 ngo mube maso musenge kugira ngo mutajya mu moshya. Tuzashobozwa no kuburizamo no kuyobya imigambi ya Satani. Ukoresha abo bantu, ukoresha mukuru wawe mu muryango, ukoresha nyokobukwe. Haruzi kugira ngo nyokobukwe haroga umukazana we amuhezamo inda kandi agiye kumubyarira abuzukuru. Ibyo bintu wabishyira mu ruhe rwego mu isi y'ubuzima busanzwe atari Satani ubyinshi inyuma? Ntakenze nsengera abantu benshi bagiye barwana abanyirabukwe, bagiye babahezamo inda. Hano unasengeye rwose abyara inda y'imyaka 7, njya nkunda kubabwira, nawe ntabwo wajya kure y'ibyo. Ni nyirabukwe ngabo, ba nyirabukwe, basobukwe, ibintu nk'ibi, bakarogana amarozi bururu. Nidushaka uriya muntu washatse, uriya musore tumushaka, bakamuroga, uriya mukobwa washatse tumushaka bururu. Ninde muntu wishimye ibyo bintu byose? Ni Satani. Haleluya. Ni Satani. Ntabwo umubyeyi yaroga umwana yibyariye, yagiriye ku gise, amubohe, amuvume. Ate Satani ubyisha inyuma. Satani yazanye icyaha, ubwo urupfu rurura, azana n'urupfu, azana n'imivumo. Niyo wazanye icyaha, azana gupfa, azana n'imivumo yuzura isi. Ariko washimye Yesu Kristo, nitwizerera muri Yesu, nitumwakira,
akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Iyo migozi ya Satani nta bubasha igifite ku buzima bwacu, ni igifite ububasha bwo kutugumana. Urupfu rwa kabiri nta bubasha rukidufiteho, ndetse n'urwa mbere ntiturutinya ko ruhinduka umuryango utwinjiza mu bwami bw'iki? Mu bwami bw'Imana. Haleluya. Tube maso dusenge rero kugira ngo tutagwa mu mitego yandi ya Satani. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:8 akatubasome. Muri iyi minsi mikuru, muri izi mpera z'umwaka, mwirinde ibisindisha, mube maso. Umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. 9 sasa mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje umubaro. 10. Haleluya. 8:5. Mwirinde ibisindisha. Bibiliya yigisha mu mvugo 3: imvugo shusho, imvugo ngereranya n'imvugo isanzwe. Ibisindisha ntabwo ari imvugo isanzwe. Ntabwo niwumva inzoga, niwumva ibiyobyabwenge. Ibisindisha, Yesu nta bisindisha bisindishije abarokore, bisindishije abakristo, bisindishije abantu bamenye Imana. Birahari ibisindisha. N'imbuga nkoranyambaga za ibisindisha. Muri amasengesho wirinde ibisindisha. N'imbuga nkoranyambaga za biki? Ibisindisha. N'amashusho y'urukozasoni yaba ibisindisha. Bya byaha wirwamo byaba ibisindisha. Ntabwo ibisindisha ari inzoga n'ibiki byose. Mwirinde ibisindisha, mwirinde ibirangaza, mwirinde ibintu byinjira mu mibiri yanyu bikabahindura. Ikintu cyose gihindura kamere y'Imana muri wowe aba ari igisindisha. Nibyo birivuze. Twirinde ibisindisha, twirinde ikintu cyose cyatuma Satani ajya imbere y'Imana kuturega. Icyo kintu cyose icyo yagize gute yisi bisindisha. Ni imvugo ngereranya. Ibisindisha ni imvugo ngereranya, ntabwo ari imvugo isanzwe birakoresheje hano. Twirinde ibisindisha, tube maso, kuko umurezi wanyu Satani azera nk'intare yivuga ashaka uwo aconshomera. Matayo 23:41. Tube maso dusenge tutajya mu moshya. Ni amagambo Yesu yavuze. Petero nawe avuze amagambo akomeye ngo tube maso. Twirinde ibisindisha muri izi mpera z'umwaka. Haleluya. Muri izi mpera z'umwaka twirinde ibisindisha, twirinde ibirangaza. Kandi ku mpera z'umwaka usanga abakristo bajya mu bintu bitandukanye by'ibisindisha, ibirangaza. Aho rero sasa n'abadayimoni bahita binjirira bakaza, ugasanga batangiye kwinjiza ibintu by'imico itandukanye nyine by'ibisindisha mu buzima bwacu. Niyo mpamvu birivuze ngo twirinde ibintu byose by'ibisindisha, kuko umurezi wacu na n'uyu munsi aracyaturega koko. Buriya na n'uyu munsi aracyari umushinjacyaha, akiyuza umurezi. Na n'uyu munsi Satani aracyarega. Twirinde ibisindisha, tube maso, kuko Satani ni inzererezi, ntabera ahantu hose icyarimwe. Ni inzererezi ishaka aho yakwica, yaconshomera, yarimbura. Mbega kuko azi ko afite igihe gitoya hano. Yego, nibyo birivuze ngo twirinde ibisindisha, tube maso, kuko umurezi wacu Satani azerera nk'intare ishaka uwo yaconshomera. Ngayo nguko rero, Imana dufashe cyane kandi Imana itugire neza, Imana dutabare mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Indirimbo ya 373 reka tuyiririmbane, ivuga ngo hari icyo nkwaka mwami. Abantu bafite ibitabo by'indirimbo reka tubifate turirimba indirimbo ya 373. Ntabwo dufite amajwi meza, ariko turiza tudashidikanya ko mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa buraba buri mu ndirimbo buraza kumvikana. Tugiye gusenga Imana mu kanya, hanyuma kanda like, kanda subscribe, urebe ko wayikanze, kugira ngo ubutumwa bwiza butazajya bugucika, bujye bukugeraho ku gihe. Ukanda wanganite like aho rwose kuri iyo mibare, ukande no kuri uwo mutuku cyangwa se umukara n'umweru, hanyuma turirimba indirimbo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubundi turwanye Satani azaduhunga. 5 rwa mbere rwa Petero 5:9. Mumurwanye mushikamye.
Satani Yesu yaramutugabije tumurwanye dushikamye dusengera abantu dusengera abera dusabirane kandi tumenye ko abo mu isi bose duhuje imibabaro duhuje igeragezwa duhuje ibitero bya Satani ariko dusabirane dusengerane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ego hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe nununganiriza ubwenge nzanezerwa nzaguhimbaza ariko umutima wera ndawushaka kurushaho managurwe hose mwami mu muriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose bwo mu ijuru mwamimba ubwirijwe nawe managurwe hose mwami mu muriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe ngerageza uko nshoboye kwibuza intambi z'ibyaha nyamara njya mbyibonamo jyumboneza managurwe hose mwami mu muriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora mbucumuraho mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho mwamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro managurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka nyir'ibyaha birimburwe haleluya. Iyi ndirimbo irasobanutse kandi yanasobanuye. Reka dusenge Imana turwanye Satani nawe azaduhunga twegera Imana izatwegera. Haleluya. Tubwire Imana yo mu ijuru itwezeshe amazi n'umuriro. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo iduhe kuba maso kandi twambike imbaraga zo kurwanya Satani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, ndiho Mana izahoraho iteka ryose. Muri amasengesho tugusabye imbaraga, tugusabye kwezwa, tugusabye gutunganywa, tugusabye haleluya kuhagirwa. Muri ibyo yavuze ngo hari icyo tukwaka mwami, nubwo tuhora tugucumuraho ariko twezesha amazi n'umuriro. Utwezesha amazi n'umuriro, twezesha umwuka we, utwezesha haleluya mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha birimburwe, ibyaha bive ku buzima bwacu, ibyaha bive mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tumaze kumenya Satani uwo ariho gatoya,
turica imigambi ye, turayobya imigambi ye ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Utura abantu mu byaha, ubateza indwara, ubateza ibyago, bateza ubukene, ubafungira imigisha, ubateza amakimbirane, ubateza kurogana, bateza urwango mu izina rya Yesu Kristo. Turakandagira iyo nzoka Satani, turakandagira iyo nzoka Satani. Urwandiko rwa mbere rwa Petero 5:9 ngo tumurwanye dushikamye mu izina rya Yesu Kristo. Turayobya imigambi Satani afite muri uyu mpera z'umwaka ku muryango wawe aho turi gusengana. Imana iyobye iyo migambi, Imana iyobye iyo migambi ku bana bawe, iyo migambi yobwe mu izina rya Yesu Kristo. Wamubeshiwe wowe Satani, wamubeshiwe, wamunyabinyoma we, wamurwanirizi, turategeka imbaraga zawe ukoresha. Ndabizi ko ari abantu bayobye batumva ijambo ry'Imana, bakurikiza ibikorwa bya Satani mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turayobya imigambi ya Satani muri izi mpera z'umwaka. Turahamagara intsinzi ya Yesu, turahamagara imbaraga z'umusaraba, turahamagara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Zamura ijwi rya usenge mwene data, zamura ijwi rya usenge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turaburizamo imigambi ya Satani arimo arategura mu mpera z'umwaka mu izina rya Yesu Kristo, ndetse n'uriya mwaka ugiye kuza. Imigambi mishya, bitambo turabikuzaho imbaraga z'umusaraba za Yesu Kristo wapfuye akazuka. Lapo shatoze mene fodre tandone mene kota. Ndatangaza intsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Turahanura uriya mwaka ugiye kuza, turavuga kuri ari umwaka uzaba umwaka w'intsinzi, umwaka w'umugisha, umwaka w'iterambere ku miryango yacu, ku gihugu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turica misiyo za Satani, imigambi ye, urwango afite ikiremwa muntu, turabiyobya, turabicisha bugufi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Duhamagaye imbaraga z'Imana. Ndi gusenga abantu batangire kubohoka, imigambi ya Satani isubizwe inyuma, myuka mibi irekure ubugingo bwabo n'ubuzima bwabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo wabatsinze akabavuga hejuru kubw'umusaraba. Iryo zina niryo nkoresha. Ndisubiza inyuma ibitero by'umwijima, nsubiza inyuma imigambi ya Satani, nsubiza inyuma imyuka mibi y'abarozi, ibyo bagiye bakorereza bakutongera, mivumo bakuvuma, ibyo barimo barapanga kuza bwawe. Ndategeka ngo bitangire gusenyuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Imana irimo irakubohora nonaha. Imana ikuvaneho imivumo ya bene wanyu, Imana ikuvaneho imyuka y'umuvindimwe, Imana ikuvaneho imyuka y'abo mubana aka kanya. Lapo shatoze mena fodre. Imana isezerere imyuka mibi yose yareje umuza bwawe mu izina rya Kristo. Turayirwanya dushikamye, tutegeka ko izo mbaraga ziranduka, zirimburwa mu buzima bwacu. Izizana ibyaha, izizana urwango, izizana imivumo, izizana ubukene, zizana amadeni, zizana inyatsi. Turategeka ko ubwo bwami butsindwa bwakuba ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Turatsinda Satani dukoresheje amaraso ya Yesu Kristo. Byasho 12:11 twamuneshesheje amaraso y'umwana n'amabima. Ni ijambo ryo guhamya kwa Yesu, ijambo ryo guhamya kwacu. Turahamya ko Kristo yadupfiriye, turahamya ko turabanyensi, turabatsinzi, turabanyamugisha, twarabohowe, twaraguzwe mu izina rya Yesu Kristo. Turatsinda Satani n'abadayimoni amaraso ya Yesu. Lapo shatoze mena fadre. Imana yo mu ijuru turayihamagaye muri amasengesho, ifungura imiryango y'imigisha, y'amahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahagaritswe n'abadayimoni ku buzima bwacu turategetse kugira ngo bifunguke muri amasengesho. I open your door in the mighty name of Jesus. Ndafungura umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenya ibicaniro kuko Didiyoni yabisenye mu izina rya Yesu. Abacamanza 3:15 nanjye ndabyuka, nanjye ndahaguruka, ndasandaza, ndasenya ibicaniro bya Satani ku muryango wanjye, ku muryango wawe, mu bana bacu mu izina rya Yesu Kristo. Turabisenya ibyiyubatse imyaka myinshi, we destroy them in Jesus mighty name. Turabirimbuye mu mbaraga za Yesu Kristo wapfa akazuka. Turayobya umugambi wa Satani, ntabwo izahama, ntizagerwaho. Uwiteka mwa rema ikintu gishya. Yesaya 43 rema ikintu gishya ku buzima bwacu. Ibyakera byibagirane, ibyakera byibagirane, ibyakera byibagirane. Urema ikintu gishya ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Urema ikintu gishya ku buzima bwacu, ibyakera byibagirane mu izina rya Yesu Kristo. Muri izi mpera z'umwaka, muri uyu mwaka mushya, urema ikintu gishya ku buzima bwacu. Turatura ko imigambi y'Imana izasohozwa mu
mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dayimoni zishinzwe guteza abantu indwara, guteza abantu ibibazo, guteza abantu ibyago mu mpera z'umwaka, nta mugambi n'umwe wacuzwe muri izi mpera z'umwaka, nta mitego n'imwe yacuzwe muri izi mpera z'umwaka izaguteza ibyago, izakuzanira ibibazo, izakuzanira imivugo. Uzasoreza iminsi mikuru mu bibazo bikomeye, mu byago bikomeye, mu ntambara zikomeye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ko iyo migambi itazahama. Turakuraho izo nzitizi, turakuraho iyo migambi ya Satani mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Akira deliverance, akira kubohoka, akira uburinzi bw'Imana. Ntabwo tuzapfa tuzarama mu izina rya Yesu Kristo. Dukuyeho ibitambo, dukuyeho impfu mu mihanda, dukuyeho impanuka, dukuye gukenyuka mu izina rya Yesu Kristo. Nta mpfu nyinshi zigomba kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, mu Burayi, mu gihugu uherereyemo. Duhagaritse impfu ku gihugu, ku itorero muri izi mpera z'umwaka mu izina rya Yesu Kristo. Nta gukenyuka, nta manuka, amatwi yacu ntazumve inkuru mbi mu miryango yacu. Turimana ibitambo, turimana impfu zitunguranye, turabuza iyo migambi ya Satani kuba no gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu gihugu mu izina rya Yesu, ndiba Satani ibitambo, ndaguhombeje wa mwanzi w'umusaraba muri izi mpera z'umwaka. Turaguhombeje, turayobya imigambi yawe, turatantumira imigambi yawe, turayiburizamo mu izina rya Yesu Kristo. Turatura uburinzi ku miryango yacu, ntabwo tuzakenyuka, tuzavuga imirimo y'Imana itangaza yakoze, yakoreye abantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umurenge utuyemo, akagari utuyemo, akarere utuyemo, agace utuyemo, umudugudu utuyemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wo kwiyahura, mwuka wo gukenyuka, mwuka wiba abantu mu mpera z'umwaka, ibyo bitambo by'abarozi bashaka ingamba nshya mu mwaka ugiye kuza kugira ngo bakomeze kuramira mu bigirwamana byabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ko nta gitambo, ndavuga ko nta bubasha dufiteho, ndavuga ko nta bubasha abadayimoni badufiteho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turarwanya Satani dushikamye, turi maso mu mwuka, turimo turasenga. Imana igira iby'istinda, Imana igira iby'irandura, Imana igira iby'itema, Imana igira iby'ishyira hasi ku buzima bwacu ku bw'amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turatangaza intsinzi, turatangaza kurokoka kuzuye, turatangaza umunezero, turatangaza kwitegemisha. Ibyacu bifunguke mu isi y'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze wera wa Isiraheli. Ndasengera abantu barwaye abadayimoni, umuntu urwaye abadayimoni, umuntu urwaye abazimu, ndi gusenga batangire gusakuza, bamuvemo, bavuze induru, barekure ubuzima bwawe widekemye, barekure umwana wawe, barekure umugabo wawe, barekure umugore wawe, basohoke mu kazi ukora, bakurekure urushako, bakureke wubake mu izina rya Yesu Kristo. Iyo myuka yakuzaniye makimbirane, imanza, turasenya, turarimbuye, turakubita hasi ubwo bwami mu izina rya Yesu Kristo. Receive your deliverance, your healing in the name of Jesus Christ. Akira gukira kwawe no kuboka kwawe kuzuye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndi gusega Imana ihitane myuka yakubohaga, ibyagutsikamiraga, byatumaga udahumeka, byafataga mu ngingo. Ndi gusenga Imana ubwo bwami butangire gusubizwa inyuma. Iyo ni ibitero bya Satani, ndabikandagiye. Izo ni inzoka, izo ni scorpio, iyo ni imbaraga z'umwanzi, ndazikandagiye, ndazirukana. Ndavuga ko nta jambo bifite ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakurinza akira ubuzima, Imana irakurinza akira ubuzima. Ufite ibi bikugeragenda mu mutwe, bikugeragenda mu mubiri, bikugeragenda mu nda, bigahuma, bikagonga, ndi gusenga hari deliverance irimo irakorwa ku buzima bwawe. Imana imira guhandura ibyo bakwinjijemo mu izina rya Yesu Kristo. Baguciye indasago kera ukiri umwana, Imana imira guhandura ibyo bakwinjijemo. Imana imira senya ibyo bicaniro warabyusanga bagukebye. Imana isohora ubwo burozi binje mu buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Warose inzoka ikuruma, Imana isohora ubwo bumara bwayo bw'abarozi bashyize mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuzamure mu rwego mu isi y'umwuka, Imana ikuzamure ku rundi rwego, Imana ikuzamure ku rundi rwego mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo Nazareti. Imana ikuzamure ku rundi rwego, Imana igusiga amavuta, Imana ishyira imbaraga ku buzima bwawe. La posha toze mera fadre. Imana yongere kwambika imbaraga. Ndirukana ibinyoma bya Satani, ndirukana ibishuko byiwe, ndirukana ubuyobe bwiwe, ndirukana inyigisho z'ubuyobe mu izina rya Yesu Kristo. Turasenya, turaburizamo imigambi ya Satani ku isi, ku itorero, ku gihugu, mu miryango yacu, ku buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Data, twemerere amasezerano yawe asohore ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Imigambi yawe isohore ku buzima bwacu. Ni kenshi Satani yagerageza gutinza umugambi w'Imana, ariko mu izina rya Yesu Kristo
Haleluya. Nta kintu Imana ivuga ngo gihere, nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Turakwinginga ngo wera wa Isiraheli, igitare cy'amahanga, mu izina rya Yesu Kristo, ibyo wagambiriye ku buzima bwacu, amasezerano turayasengera kandi turayayikwibukije kugira ngo asohore ku muryango wacu n'abana bacu, mu izina rikomeye Yesu Kristo apfa akazuka. Amen. Turacyari imbere y'Imana, turacyari gusenga mu izina rya Yesu Kristo, turacyari gusenga mu izina rya Yesu. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ibeshye. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, nifise ijambo rya nyuma kuri nge, nifise ijambo rya nyuma kuri nge. Imana ntabwo ari umuntu. Haleluya. Imana ntabwo ari umuntu. Abantu bavuga ibyabo bakagutenguha, ariko Imana ntabwo ari umuntu. Haleluya. Kuko utari umuntu ngubeshye. Tuzagera ku by'Imana yavuze, tuzagera naho yatubwiye mu izina rya Yesu Kristo, tuzahagera. Haleluya. Tuzahagera. Utangire guhanurira uriya mwaka ugiye kuza, utangire guhanurira amezi agiye kuza, utangire kugira ibyo yabwira mu izina rya Yesu Kristo. Uko uhanurira amezi, uko uhanurira umwaka ugiye kuza, niko imigambi ya Satani isubizwa inyuma. Uko ugenda watura ibyo ugomba kugeraho, niko imigambi ya Satani igenda isubizwa inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Bya bindi watura, Imana ibisimbuza bya bindi Satani yaguteganyirije. Abakolosayi 5:14 ngo ihanagura inzandiko zakuregaga. Buri nzandiko zanditswe ku buzima bwawe, Imana izihanagura, izivaneho kubw'umusaraba mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana izirimbure, Imana izivaneho mu izina rya Yesu Kristo. Iyi saha ya 9:00 z'amanywa, Imana ikora ikintu gishya ku buzima bwawe. Irepo shatoze manafudei. Imana igira ibyo ivuguruza, Imana igira ibyo itwika, Imana igira ibyo isenya, Imana igira ibyo ikuraho kubw'amaraso Yesu Kristo apfa akazuka. Akira impinduka, akira insinzi. Data fungura imigisha, data fungura, data lapo shatos mefode, data fungura mu izina rya Yesu Kristo. Imana igira bifungura ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Komeza urwanye Satani muri amasengesho, nawe araguhunga. Murwanye ushikamye, wirinde ibisindisha, tube maso, twizere Imana, dusenge Imana mu izina rya Yesu Kristo. Turaza kubona uko Imana gukomeye. Turashimana kubw'ibintu n'ibitangaza Imana irimo irakora mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu bafite amashimwe, Imana ishimwe kuko abantu bafite amashimwe, Imana ishimwe kuko abantu bafite amashimwe, Imana ishimwe kuko abantu bafite amashimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro ko ari ibyiye nikora mu izina rya Yesu Kristo i Nazareti. Amen. Reka dufate nk'iminota 2 dusengere bya byifuzo tuba twaranditse, tuba dufite ku giti cyacu twaranditse. Haleluya. Tubisengera Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo ufate nk'iminota 2 usengere ibyo byifuzo, natwe tugufashe mu izina rya Yesu. Uwiteka Mwami Imana yacu, Mwami Jonisi, ndasengera aba mama, ndasengera aba bagabo, aba basore n'inkumi twahore mu masengesho. Mwami, na maraso yaduhuje, hari ibyifuzo byanditswe mu mitima yacu, hari ibiri mu bitekerezo byacu, hari ibyo bisanzwe twari twaramenyereye, hari ibiri ku mapuro no ku makayi, hari ibiri muri telefone, hari ibiri mu majenda. Turakwinginga Uwiteka Mana, kuko utitiranya amazina, kuko uri Imana ireba, dusengeye umwene data ibintu yashyize imbere yawe. Yumva wamutabara muri amasengesho y'iminsi 3, yumva mu musaruro azabona n'ubutabazi bw'ibi bintu n'ibisubizo by'ibi bintu. Impamvu yabyanditse nuko nta muntu wabikora, impamvu abisengera nuko akwizera, kwizera kwe kumukize, kwizera kwe kumutabare, kwizera kwe kumuhesha kubona Imana, kwizera kwe kumuhesha kubona ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nta muntu umwe turi gusengana utazabona ibisubizo byiwe. Abadayimoni babitanamira,
mu izina rya Yesu Kristo ndavuga ko uyu muntu akwiye kurwanirirwa n'Imana akabona ibyo arimo arasengera umusaruro wabyo mu izina rya Yesu Kristo. Mudayimoni wo mu kirere arimo witwa umuperesi wafata marayika umuzana ibisubizo, uwo turamukubise, uwo turamwirukanye muri icyo kirere mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo twaruhiye, ibyo twasengeye tugomba kubibona mu izina rya Yesu. Urakoze kuri Imana ishobora byose, urakoze kuri Imana ifite imbaraga, urakoze kuri Imana ifite ubutware, urakoze kuri Imana ifite ubushobozi. Tumeze nk'abatezi ibiganza mwami, urebe igikwiriye ibiganza, urebe amakaye yacu, urebe ibyo twanditse, urebe imitima yacu, urebe mu ntekerezo zacu, cyane ko wavuze ko tutaranabumbura umunwa uzi icyo dusaba, uzi icyo dushaka. Turakwinginga Uwiteka mwami, wite ku gitambo cyacu twatambye uyu munsi, twatambye muri iyi minsi 3, gihinduka igitambo kizima gishimwa nawe. Urakoze, turagushimye mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Imana igumugisha mwene data. Abantu bashyashya turi masengesho y'iminsi 3 y'ukwezi kwa 10, twatangiye ku itariki ya mbere, tuzasoza ku wa gatandatu, ku itariki enye mu gitondo saa 9 za nijoro. Ukande like wiyandikishe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibyo turi kwirangiza kuvuga kugira ngo bitatutera stress, tukubyengeza kubivuga, tuzabivugaho turangiza amasengesho. Imana yagire neza, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hanyuma urebe niba warakoze subscribe kuri iyi channel, uyikandeho ku ibara ry'umukara n'umweru cyangwa se ry'umutuku, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kandi na like niba hari umuntu uzi wari uri kuyorwa TV, hanyuma uyu munsi akaba yaratubuze ko bakunyandikira nkabaha link, nanjye nawe wamwohereza link. Haleluya, wamwohereza link. Yego, hanyuma tukayatubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ikugira neza, Imana y'amahoro ikurinde guha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Reka tuze guhura amasengesho ya saa 2 live za nijoro, turi live turimo turasenga Imana, abantu bavuye no ku kazi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Shalom, shalom, shalom.